Abantu bane baguye mu iturika ryabaye ku bubiko bw'intwaro mu mujyi wa Bujumbura mu kigo cya gisirikare cya base iturutse ku nkongi y'umuriro. Icyakora amakuru yatangajwe n'inzego z'umutekano z'i Burundi yavuze ko inkongi yibasiye ububiko bw'intwaro buherereye mu gace ka Musaga ishobora kuba yateye impfu z'abantu barenga 10. Amakuru y'izi mpfu yatangajwe n'ibinyamakuru bya France AFP byavuze ko biyakesha bamwe mu bantu bizewe mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Umwe mu batanze amakuru yavuze ko bigoye kuko ubu wamenye umubare wose w'abapfuye, ariko barenga 10 bapfuye, hari abandi barirwa mu magana ndetse n'ibihumbi bakomeretse. Umupolisi wagize uruhare mu kuzimya inkongi yabwiye AFP ko barenga 10 bapfuye, ariko imibare ngo ishobora no kurenga. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'u Burundi rurashyira hanze imibare y'abapfuye n'abakomeretse. Ibiro n'amakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko babizi neza, babyongoreye ko abantu bane bapfuye n'ubwo ubutegetsi bwirinze gutangaza amakuru. Abaturage batuye ahitwa Musaga bavuze ko iturika ryishe abantu 2 kandi umwe ari umugore. Undi muturage yavuze ko umuntu w'umugabo yahitanywe na bombe ahitwa Gasekebuye biturutse kuri uko guturika. Uwo muntu yabwiye Reuters ko umugabo yari ari mu cyumba cy'amasengesho, asohotse hanze agahita ahura n'igisasu kiramuhitana. Abaturage mu mujyi wa Bujumbura bavuze ko ku burukiro bw'abapfuye mu Bujumbura bazi neza ko hajyanwe imirambo nibura 4. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye Imana kubana n'u Burundi nyuma y'uko igihugu gihuye n'inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'intwaro zirakongoka. Igisirikare cy'u Burundi na Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu byatangaje ko yaturutse ku kibazo cy'umuriro w'amashanyarazi. Mu butumwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku rubuga rwa X mu ijoro ryo ku itariki 31 z'ukwa gatatu yihanganije abarundi asaba Imana kubana n'u Burundi. BBC yavuze ko byageze saa 4 n'igice z'ijoro haracyumvikana urusaku rw'ibiturika. Guturika kwataye impagarara n'ubwoba muri Bujumbura ndetse abantu bo batangira guhunga. Bamwe mu baturage begereye ikigo cya gisirikare cya base bavuze ko inzu zabo zangiritse ndetse bamwe bava mu ngo zabo bahungira mu tundi duce tw'uyu mujyi. Bimwe mu bice by'ibisasu byaturitse byaguye ku nzu muri quartier ya Kinani na 3 na 4. Hari kandi byageze muri zone Ngagara quartier ya 9 mu birometero birenga 5 uvuye aho impanuka yabereye. Imirwano ikomeye yanganije FCM turabirwanya wazarendo yadutse mu gitondo cyo kuwa gatatu mu gace ka Show umurenge wose Banyungu mu karere ka Masisi muri Kivu Majyaruguru. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko amakuru aturuka mu baturage babo yavuze ko urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoreje rwumvikanye kuva mu masaha ya mbere y'igitondo, ibigaragaza ubukana bw'imirwano iri kuba. Icyakora ko ibintu byagaze ngo biracyari urujijo kandi biteye impungenge zikomeye mu baturage batuye muri ako gace. Abatanze amakuru bavuze ko icyo gitero cyaba cyagabwe n'inyeshyamba za FCM zigerageza kongera kwigarura aka gace gafite icyo kavuze kanini ku bya gisirikare. Iyi ntambara ngo yabiri mu mugambi mugari wo kwagura uduce bagenzura muri Masisi imaze amezi menshi ari mu mutekano muke. Kugeza ubu nta mibare iratangazwa abantu baguye muri iki gitero cyangwa se byangijwe nacyo. Icyakora kongera gukora kw'imirwano biratuma hakekwa ko hashobora kuba uguhunga gushya ko abaturage muri iki gice cya Kivu Majyaruguru gisanzwe cyugarijwe cyane n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo muri Masisi havuga urusaku rw'imbunda, muri Kinshasa haravuga urw'ibyishimo kuko ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa yabonye itike yo kuzakina igikombe cy'isi. Minisiteri y'umurimo muri Kongo Kinshasa yatanze ikiruhuko mu gihugu hose kuri uyu wa gatatu nyuma y'uko ikipe y'umupira w'amaguru w'icyo gihugu itsindiye itike yo kwitabira imikino y'igikombe cy'isi cy'umwaka. Leopard nk'uko ikipe yitwa bigezeho itsinze ikipe y'igihugu ya Jamaica izi kazina ka Reggae Boys igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye ku kibuga Estadio Akuro muri Mexique mu ijoro ryakeye. Ni igitego cyatsinzwe na myugariro Axel Tuwanzebe ku nota w'ijana, asanzwe ukinira ikipe ya Burnley yo muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza. Itangazo ryashyizwe mu mukuru wa Minisitiri w'umurimo muri Kongo Kinshasa Ferdinand Masamba rivuga ko iyo konji y'uyu munsi ari konji irihwa kandi kuri mu rwego rw'ubushake bwa perezida wa Kongo Kinshasa mu gutuma abaturage ba Kongo bishima mu bumwe, ishyaka n'ishema ry'igihugu. Kongo yirukaga mu gikombe cy'isi muri 74 cyari cyabereye mu bwari Budage bw'Uburengerazuba, icyo gihe yitwaga Zaire. Mu gikombe cy'isi gitangira ku itariki ya 11 Kamena uyu mwaka kizabera muri Canada, Amerika na Mexique. Kongo iri mu itsinda K ihuriyemo na Uzbekistan, Portugal na Colombia. Ubwo kandi guverinoma y'u Rwanda yashimye ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa Leopard nyuma yo kubona itike y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka. Iyi kipe yabonye itike yo kuzakina n'iri rushanwa rizabera muri Leta Zunze za Amerika, Canada na Mexique mu mpeshyi y'uyu mwaka nyuma yo gusezera Jamaica. Bari bahuriye mu mukino wa kamarampaka yitsinze igitego kimwe ku busa, igitego cya myugariro Axel Tuwanzebe. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Rene Makoro binje kuri rwa X yashimye uburyo ikipe ya Kongo igizwe n'abakinnyi baturutse mu bice bitandukanye yashoboye kurangwa n'ubumwe. Ati umupira w'amaguru ni mwiza kuko ikipe igizwe n'abantu baturutse mu ntara zitandukanye bavuga indimi zitandukanye kandi bafite inkuru zitandukanye, bashobora kwambara umwambaro umwe bagatuma igihugu cyose kigira inzozi. Uwo mwuka w'umwe n'uw'agaciro gakomeye cyane ku buryo utagomba guhindurwamo urwango. Turabashimira Fimbu. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice nawe yavuze ati Leopard bahagurutse bahagarariye Afurika. Turashimira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nimujye guhagarara neza umugabane wacu ku rwego rw'isi. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Uganda. Abanyamakuru bakoze ba muri Norandika banaswe ubutegetsi bwa Kampala bwavuye kwizima butangaza ko bwemeye kuzamura imishahara abarimu batigisha
bigisha amasiyansi guhera mu kwezi kwa karindwi umwaka bakazatangira bagwa inyongera 25% y'umushahara basanzwe bafata. Hashize igihe bari bigisha ubumenyi rusange bigaragambye basaba leta kubafata nka bagenzi babo bigisha amasiyansi. Umwarimu wigisha amasiyansi muri Uganda ubahembwa nibura miliyoni z'amashiringi ya Uganda ku kwezi, mu gihe nk'uyigisha ubumenyi bw'isi cyangwa se icyongereza hari igihe atageza kuri miliyoni 1. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko leta yavuze ko guhera mu kwezi kwa karindwi bazajya bazamura umushahara wabo gake gake kugeza ubwo bazageza ku mushahara bagenzi babo bigisha amasiyansi. Ubwo bageraga imbere ya Perezida Museveni mu myaka ishize bamusaba kuzamura umushahara, yababwiye ko yemba neza bigisha amasiyansi kuko bazahanga ibice bagateza imbere igihugu. Avuga ko amafaranga umuntu ngo yigisha icyongereza kuba ari ukwiba leta. Vice Perezida wa Uganda Jessica Arupo yabwiye abarimu bigisha amasomo mu Rwanda bita ibisosi ko bakwiye kwihangana kubera ko guhita bayabonera rimwe bitakunda bazajya bazamura buke buke. Abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni bakunze kumunenga kubera ubwo busumbane yashyize mu barimu. Tumushimire mugenzi wacu Alphonse Twahirwa. Twerekeje hanze y'umugabane wa Afurika aho Ubushinwa na Pakistan byashyize ahagaragara gahunda igizwe n'ingingo 5 igamije kugerageza kurangiza intambara muri Iran. Gahunda irimo n'agahenge kako kanya ndetse no kongera gufungura umuhora wa Hormuz. Iyi gahunda yateguwe nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Pakistan agiye i Beijing gusaba ubufasha bw'Ubushinwa mu bikorwa byo gushaka kurangiza intambara biciye mu biganiro. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yatangaje ko ibyo bihugu byombi birimo kugira umuhate mushya wo guhagarika intambara ndetse no guharanira amahoro. Kugeza ubu igisubizo cy'Ubushinwa ku ntambara iri kuba muri Iran kiracyari gitoya. Ubushinwa bufite ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli kandi ntiburagerwaho cyane nibura ryabyo ugereranyije n'ibindi bihugu byinshi byo muri Aziya, ariko hari impungenge ko igice cy'inganda zikomeye z'Ubushinwa gifatwa nk'inkingi ya mwamba ku nganda z'isi gishobora kuzahara mu gihe kirekire niba iyi ntambara ikomeje. Ubushinwa bwagerageje mbere kuba umuhuza w'amahoro mu burasirazuba bwo hagati nubwo butabigezeho by'igihe kirekire. Nko muri 2023 bwagize uruhare mu masezerano hagati ya Arabia Saudite ndetse na Iran yatumye ibihugu byombi byongera kugirana umubano. Mu mwaka wakurikira 2024 bwakiriye abategetsi b'imitwe 14 y'abanyepalestina bituma bashyiraho leta y'ubumwe bw'igihugu. Kuri n'uruhande ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Amerika Marco Rubio avuga ko Amerika irimo guhanahana ubutumwa na Iran ndetse ko iherezo ry'intambara ngo ryegereje. Yabwiye umunyamakuru wa televiziyo ya Fox News ko muri Amerika muri Amerika ko hari ibiganiro birimo kuba kandi ngo byitezweho umusaruro. Yongeyeho ko bishoboka ko mu gihe runaka habaho inama itaziguye buri gihe ngo kandi ibyo bizaba babyiteguye. Ariko nguyongeyeho ko Perezida wa Amerika Donald Trump atazemera ko ibiganiro by'urwiyerurutso bikoreshwa nk'amayeri yo gutinza cyangwa kugira ngo igihe kindi kibe gishira. Rubio yananenze umuryango wa OTAN avuga ko Amerika ishobora kongera gusuzuma niba uwo muryango warakoreye uyu muryango warakoreye igihugu cya Amerika mu buryo bwiza cyangwa se ububi mu gihe runaka ugikorana n'iyo nshingano. Kuri uyu munsi kandi nk'uko Al Jazeera yabitangaje, Minisiteri y'Ingabo ya Qatar yatangaje ko misile zarashwe na Iran zagabye igitero ku bwato butwara peteroli mu mazi agize imbibi z'iki gihugu. Ni kuri iyi nkuru dusorejeho inshamake z'amakuru twe twabateguriye. Reka ngushimire abanyanatwe, nshimire kandi Peacemaker ndetse na Engineer Magogo bamfashe kugira ngo aya makuru akugereho ameze neza. Njya kugeza gahunda Umutoni Beata nkomeza gukurarikira gahunda za BNB Kigali FM. Ibintu byaturaguritse, ibintu muri ruraka, ibibatsi birazamuka, ibyotsi biracucumuka, ukajya muri Iran neza neza. Abantu bavuga amagambo atandukanye. Bamwe bati drone inyuzeho iraharashe, abandi batabasirikare bigumuye badashaka imikorere mibi, badashaka kurwara intambara batabonamo inyungu ngo hakurya muri Kongo baragomotse pe. Abandi batariko umenya ari impanuka pe. Na general nawe umuvugizi w'igisirikare baratuza Gaspard arabivuga ati na amashanyarazi yateje impanuka biraturagurika, none abantu mwihangane ntimuteza kandi kaduruvayo.
akumva ko amagambo yabaye menshi, abandi bati kudeta, ntibakubwira ibyavuzwe ko ngiye mbonye ikintu nk'icyo mpita ndeba ahantu hose bati kudeta birabaye, dore nta nubwo nyine cyubahiro ari mu gihugu, ati ba porofise bamuvanyeho, n'abandi bati bari bagiye kumukorona biranze igisirikare kibiburijemo. Urumva ni amagambo menshi yavuzwe, gusa icyabayeho cyo ibintu byaturitse, sinzi niba bitakiturika n'ubu, kandi byaturitse bikwira hirya no hino mu makaritsiye, bikomeretsa abantu, bishobora kuba nabo byahitanye, hari n'inzu zagiye zisenyuka. Urumvise umuvugizi avuga ati impamvu ubona biturika bigenda hirya no hino, hari igihe biba bibitse bireba hejuru, iyo bireba hejuru kikaka kijya hejuru, iyo kireba ku ruhande giturika kigiye ku ruhande nyine. Tugwe nyine nuko nguko nyine uko bigenda, ariko abatabazi babiri izi ni projectiles ubundi n'ubundi gira yerekeza iyo yerekeza, abo abatabazi babirimo. Hari i Bujumbura rero ni hariya, maze abantu baratabaza. Hari amashusho numvaga bamwe batabaza ati yeye turapfuye. Umva wayibonye Bujumbura? Sasa rero wagiye ni Irani neza. nanjye reka nguha amakuru ufite yizewe. Iyo ufite yizewe ava kuri source neza aho biri mu kubera, itandukanye niba baratuza wakwitonze kumva ibindi. Sindi buvuge hejuru. Aragira ati bonjour mon frère, alhamdulillah, twaramutse amahoro. niwe basuhuza. Yes, nijye basuhuza. Agira ati twaramutse amahoro. Urumva ko ni nonaha ni message ya 12:29, sibyo? Akagira ati hama nagira ndakubwire ko ibi vyovuzwe n'umuvugizi w'igisoda ngo ni incendie w'amashanyarazi yaturiye base militaire, sivyo? Unanisikia bien cyangwa? Ndakumva. Ati sivyo, unanisikia? Ati kuko bombe eshatu za mbere baziteye inyuma ya base militaire kuri prison. Urabyumva neza? Hari prison ngikaze. Bazo reke tuza. Après anuzatinyira, après 5 minutes haca haba échange de tir ya drone n'abapolisi bacunze prison centrale de Mpimba. Gusa polisi barasanye na drone. Haje tire nyine drone zarasa nabo bakarasa drone wayirasa n'ubundi bibi. Bone échange de tir nyine kurasana na drone. Ibyo ni nk'ubya ni sero. Ibitara bikesha umuntu witness, sibyo? Kandi arakomeza ati au fait bari bahushije target kuko entre base militaire na prison hacamo ibarabara ryonyine. Abyumvise? Ati après niho base militaire bayituriye rero. Ati mon frère ndayishimiye yahombye pe. Bishobora kuba hari habitse ibintu bikomeye, ariko ngo akabamo n'ibintu nyine amasharp nose banyine ukuntu byari bimeze. Amakuru avuga ko iriya base militaire n'ubundi bahita kuri base waramaze iminsi haza amakamyo atwaye intwaro aturuka mu gihugu kimwe cy'abaturanyi, bavuga ko byavaga Tanzania. Amakamyo bari bamaze iminsi bapakura nyine babika, ariko niho hari icyambu cya bugufi gishobora kubazanira ibikoresho byabo. Ariko ngo ibyo bikoresho bikaba ari ibyo bakoresha ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndetse kuko n'ubundi urebye witegereje uburyo bwo kuri supplyinga east, n'ubundi ntiwakoresha ikibuga cya Goma, ntiwakoresha ikibuga cya Kavumu, ahashoboka ni hari ni Bujumbura. Ndetse ibintu bijya guturika bari hakirimo amakamyo 3 batari bagapakuruye. Kiriya cyari kimaze gufata umurego. Uri kumva bari bamaze iminsi bapakurura, ariko harimo amakamyo 3 batari bagapakuruye. Ntabwo namenye niba yahiye cyangwa atahiye, ariko ngo yarakirimo. Ariko reba akantu nk'akariya gato abantu bahahamutse, nawe utekereza nko muri Iran cyangwa Liban cyangwa Israel cyangwa muri Israel cyangwa muri Ukraine, aho iri ariyo reality. Akaba ku kirere cyabaye depo yashya itashya, amashanyarazi yaza ataza, drone yahaca itahaca, icyabaye hari ibintu byaturaguritse kandi byangije ibintu byinshi.
harya uri inzobere muri ballistics ballistics yarya ni ibiki nibyo nk'ibyo ngibyo bijyanye sinazobera mu byo ntazi okay hari icyantuza niba wese uri inzobere muri byo nakubazaga nyine reka nkubaze nanjye kandi nkubajije ngiye ko ntabizi uri inzobere muri byo utabizi biriki urabaza ibyo utazi kubera amakuru nyayo asohoka muravuga ngo nensandi ata muri tuvya isandi amakuru ni menshi sinataye ngwira si bivugwa byose drone ubwo twihanganisha rero amashanyarazi umugumuko ibiki byose urimo urabireba harya iyi ngiyi ndabona asa nk'ukiza komeza unyereke wana amaye iyi ni ikamyo cyayikubise ubwo yarokotse gute ese nticyayizonze iyi ni morotsi saventi yahiye pe iyo ni ntuza yayo urabona ko bavanyemo ntuza proximity fuse yayo bayivanyemo byagiye bigwa no mu ngo z'abantu abantu umusigiti hari n'abari bari umusigiti kabita ese umusigiti byagiye ku musigiti se inna lillahi ngaho reba rero ibintu bibereke ko intambara ari mbi intambara si ikintu mufata akanya ko gusengera abari mu ntambara cyane cyane abari muri Ukraine ibi babigize ni nk'aho ari icyayi cya mu gitondo abari muri Irani abari muri Libani abari muri Syria abari muri Israeli abari muri Sudan abari muri Burasirazuba bwa Kongo abari muri Burasirazuba bwa Kongo intambara rwose bishobotse wa mugani wa Trump yazihagarika ntaziteze kandi akubwira ko adateza intambara ahubwo ajya guhana abantu papa yavuze ejo bundi ko abateza intambara bari mu byago ibyo ronguko maze n'uwa Kongo nawe urebye ibyanditswe hano ni ibiki si nyene cubero aravuga iki ndahujije bagize ivyago biturutse ku muriro wadutse muri ko bumwe bw'ikampi y'igisirikare iri mu zone Musaga turahumurije abarundi bose inzego z'igihugu ziri ku kivi kugira zitabare kandi zibandanye zikinga kugira ibintu bisubire mu buryo Imana irinde Uburundi kuri yuga agomba guhumuriza abaturage ni nazo nshingano ze zibanze cyane akanabarindira umutekano ariko kuri aho ntitwavayo ariya twavuyeyo ariko uko amasaha agenda yigira imbere dushaka kuzagenda tumenya byinshi hari byinshi turi bumenye wenda hari n'ibyo tutaramenya ariko hari ibyabaye hari n'ibyo tutari bumenye kabisa mutabaruka ko abantu bashakira abandi ibibazo ubu ibi bintu babishyira kuri M23 ibihe ngo musubire ngo muri archive za M23 ngo hari ahantu yavuze ngo I quote drone zizakomeza kuturasa tuzazisanga aho zituruka atako nta kantu kanje mu mutwe ese aka kantu kamuje mu mutwe kamuhamije ko izirasa M23 zituruka i Bujumbura ku buryo M23 yazisanga i Bujumbura uko biri kose niba ari ibitero bya drone nkuko yambone yacu atubwiye yuko habanje no kuharasa ariko bakagenda bamisinga target bagahusha bakabanza guhusha ko habayeho na exchange y'imbunda ntoya hagati y'imbunda ntoya n'inini ubwo urumva ukuvuga ngo habayeho engagement they engaged each other kurasana ibyo rero hagati yandi nandi ibyo ni ibintu tugomba kwibaza ese ubundi nabyo bishobora kuba ari imibare wenda ntazi neza ibyo wavugaga ko imodoka zapakururaga serious uko ibintu bya gisirikare bikora nk'ibya gisivile ku buryo upakura nk'upakurura umuceri n'isukari hano se ndakubaza uko ubu uyu munsi wa none wajya bitewe na volatility aka karere karimo sibyo wapakurura amakamyo akaza apakurura amabombe buri kimwe cyose ugapakura nk'upakurura umuceri wenda ushyiraho n'abakarani biva gutoragura mu mujyi ngo muze mupakurure upakurura amabombe Yesu Kristo ariko ibihuha byaba ari byinshi ndavuga ubwo turimo turakora hipoteze mva nyine akandi kantu kavuzwe nari nibagiwe kukubwira bavuze ngo ahagana ngo ku manywa hari indege itazwi yaje iza ku kibuga cya Bujumbura cya Mercure Ndadaye ivamo abantu 4 ngo batasobanutse neza ngo barongera barigendera
aba bataba abantu bashobora kuba aribo batumye ibintu biturika. ibyo bintu se ko numva bimeze nka bwa buhanuzi bw'igihe Kadiraki. ikirere gitangiye kwinjirirwa n'abantu batazwi. icyabaye bishobora kuba ari impanuka isanzwe. ibi birasanzwe byashoboka. ibyo genero yavuze byangwa. icya kabiri hari uburyo bubiri. hashobora kuba mishandling, sibyo? ubwo mishandling ni iki? ibi bikoresho kutabibika neza. bikaba byatuma haba biranashoboka yuko wanabinegeka kimwe kikikubita hasi kigakoma rutenderi, iyo pressure n'ibindi ikignitinga ibindi, ikindi cyaturika kigaturitsa ibindi. biranashoboka. ibyo birashoboka. biranashoboka ko ibyo generali yavuze ariko kuri. biranashoboka ko ibyo generali yavuze ariko kuri. kugeza ubu niyo verisiyo officielle. biranashoboka yuko hari icyabaye. keretse ko nanone kumbwira ngo umuriro w'amashanyarazi watwitse ububiko bw'intwaro, ibi bintu ndabiha amahirwe make. kubera iki? inshuro nyinshi intwaro z'ingenzi iyo ugiye kuzibika n'ubundi bakwereka situwasiyo ugomba kuzibikamo. twumvikane ntabwo use aho hantu haba hari instalasiyo ipfuye. hajya handitswe rero kumva ububiko bw'intwaro buturika ni Yaounde ni Yaounde? ni Yaounde cyangwa ni Brazzaville. ni Yaounde ariko ariko no muri Tanzania bwaraturitse, no muri Algeria, ariko ahanini ubuturika buba ari ububiko bushaje. hari igihe bisaza bikazagera ahantu ubwabyo bikanagira n'ibibazo. nabyo ariko ni ibyago nyine. bwo cyangombwa ni uko ntazi umubare w'abantu byahitanye. ibya byose bashobora kuba bahari pe. polisi hano ariko nyine bavandimwe pole kabisa. ariko ubutaha ndeka ntange n'inama nubwo ntawayinsabye. yitange burya inama si nk'uko yitange ntawayinsabye rwose. ububiko bw'ibintu biturika nka biriya buba bukwiriye kwitarura zone zituwemo mu mujyi. ubu nk'ibi ngibi mwaka mwarabijyanye iyo za Kibitoki cya Rugombo mukabicukurira mu mashyamba aho abantu batanagera, ku buryo binaturitse ubwabyo biturika wenda bikangiza ibidukikije ariko ntibyangize ubuzima bw'abantu. no gutera ubwoba abantu. hari nk'umuntu ushobora kuvuga ati yewe turapfuye. mvuga se abantu bari gusakuza n'ubundi babivuga gutyo. usanga umuntu avuze ati Fabiano ugasanga ibintu biravuga. Fabiano ngo yiruke. ni hatari. so aho ngaho tuvuyeyo, keretse niba hari ikindi kidasanzwe. nta kindi, ubwo tumenye ko ibintu bigenda biza. wandebeye kuri X ya nyakubahwa Olivier Nduhungirehe avuga kuki wayirebye? haba hari ibintu byinshi se. wereba iri current. ko iyo mperuka nawe yavuga ko ibintu bya Kongo byo kuvangiza gusenya FDLR. biri mu gifaransa. avuga ati rwose nibyo ushaka kunsomera. aravuga kuri ya operasiyo ya Cyarigonza. bati ibintu bya Cyarigonza ariko drama. ngaha nsomera. uretse gato mbirebe mbibone ko nzi ko nari nayibonye n'impamvu. Les accords de Washington oui, c'est ça. pour la paix et la prospérité requièrent des actions concrètes sur le terrain et non des paroles sans lendemain. ni ukuvuga ngo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington agamije amahoro ndetse amahoro arambye bisaba ibikorwa kuri tere. ntabwo bivuga amagambo gusa atazagira icyo ageraho. komeza. des éternelles promesses jamais matérialisées. ngo amasezerano ahoraho ariko atazigera ashyirwa mu bikorwa. ngo des sensibilisations sans fin. sensibilisation turayitekize gusensibiliza. ubukangurambaga butagira iherezo. ou encore une cacophonie gouvernementale sur l'existence ou la dangerosité des génocidaires FDLR. Cacophonie burya si nk'akajagari. umwe akazamo ni nko kuduhira. Cacophonie ujya wumva nk'intore burya ziba zivuga ngo iki? zivugira icyarimwe. hari igihe biriya ni cacophonie. ni cacophonie. si ibyo se mbese
ebuse uwanarije iyi message ariko ntabwo ishoje aravuga ati isoje encore sinabisoje ariko ngiye niba hari ibindi yanditse oui wabishoje wabishoje urebye message ibi biganiro bya Washington n'ibibera hariya ku bijyanye n'amahoro arambye n'iyakoro kuko by the way reka dufate ibyo n'ubiravuze noneho ndamufata nka chef wa diplomasi y'u Rwanda sibyo yewe reka nkubwire kuko irebye l'autre côté bo bavuga yuko intsinzi bayigezeho ibinyoma by'umwanzi babikubitse hasi ewana nta bindi waza kuri autre côté nanone by the way it takes two to tango ntekereza ko ibingibi niba birebana de parti nibura bagomba kuba hari aho bahurira kugira ngo ikibazo kibonerwe igisubizo uyu munsi ubundi niba hari amasezerano yabayeho afikisa ibigomba gushyirwa mu bikorwa hari amagambo tutakwiye kuba tucyumva kumva uruhande rumwe rw'ibemeza bati twe twaramukubise tuzanamukubita kuko kongo iravuga iti twebwe tugomba gufurapa Goma Bukavu Bunagana baracyari muri retorike y'intambara niba hari amasezerano ko ari gushyirwa mu bikorwa ntabwo twakumvise nyakubahwa Nduhungirehe avuga ati amasezerano adashyirwa mu bikorwa kuko nyine byaba biri gushyirwa mu bikorwa bivuze ko nta yari gushyirwa mu bikorwa uretse ko nye ku bwanjye ariko ku bwanjye n'aya masezerano narayabuze reka ayo masezerano bigitangiye ngo bashyitse nakoje se ko ndi kumva nyakubahwa Trump avuga ngo arangije intambara ngo y'imyaka 40 ngo yarimo imihoro yahetenye za miliyoni iyi ntambara avuga ni iyihe niyo akavuga ko ari u Rwanda na Kongo ariko yabivuze absolument ariko mu bantu turi kuri tere bya byose hano hafi turi mu Rwanda turi hafi ya tere tuzi ko hari umutwe witwa M23 ugizwe n'abanyekongo bamwe bavuka Amasisi abandi bavuka Rucura abandi bavuka Minembwe abandi bavuka n'abandi bava kure kuko nabananga barimo urwana na leta ya Kongo ufite ibyo usobanura urwanira na leta ya Kongo ikavuga impamvu urwana nawe bivuze ko hari abandi bantu babiri barimo kurwana Trump atavuga aravuga u Rwanda na Kongo ariko hari abandi bantu barimo yakwiye kuvuga na Kongo na M23 ntabwo twe nge sinabibonye abivuga bivuze iki kuri nge rero bivuze ko ibi bavuga ngo hari amasezerano agomba gushyirwa mu bikorwa ntayo ariko nge narakubwiye sinzi niba ubyibuka ndavuga ni jya ngaya se mbona amasezerano y'amahoro ariko nge ndabona ari nk'amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ibi bihugu nabwo budashoboka nabyo ubona bigoye icyambere reka tugaruke kuri iyo ngingo uyu munsi wenda bwana Trump arashaka kubalansinga China byanze bikunze mu bijyanye n'isoko rihari na strategic minerals sibyo amabuye y'agaciro akenewe uyu munsi cyane cyane muri iyi mihindagurikire ya tekinoloji ku buryo ari bijyanye n'ikoranabuhanga ibyo bya AI harimo ibijyanye n'isanzure harimo bijyanye n'amabatiri y'imodoka yewe n'indege z'ejo hazaza zishobora kuzajya zigendera ku mabatiri n'ibindi bitandukanye akareba agasanga Ubushinwa busa nkaho mu by'ukuri bumaze kwandikira ikindi gice cy'isi cyane ku buryo hari na kampani z'abanyaburayi twari tuzi zikora amamodoka nka Volkswagen ubu ziri mu gutekereza ko bazajya kwikorera ibikoresho bya gisirikare imbunda tuzi kampani nka BMW Benz Daimler ntabwo bagishobora kumakinga EV might of China uburyo Ubushinwa buri mu kubikora yewe n'abanyamerika bagerageje Elon Musk na Tesla uyu munsi none ntabwo ashobora kumakinga BYD ibyo ndashaka mbikubwira buriya nkwibutsa akantu kamwe Abashinwa mu myaka nduva ari nk'imyaka 12 ishize barimo bamaketinga electric vehicle hari abantu bari bahagarariye BYD ni ukuvuga ngo leta yari yashyize amafaranga mu byo bita research and development ari nacyo wenda nasaba leta y'u Rwanda itangire dushyire ikigega abashaka kujya muri research ibintu runaka babona amafaranga yo gukoresha kuko ntituzatera imbere
ku buryo umuntu avuga ko ngiye muri risaki urajyana y'iki ikigega kisaba finance pariki ni leta igomba gushaka amafaranga iyo ntuzi ikayishyiraho iyo fandi ntagize ugiye kuvuga ngo nacyo ngo ni twebwe abaturage tuzashyiramo iyo uvuze leta se wowe dukomeze sibyo ibyo bintu ari kubuzana please reka twubahane ibyo nabyo turabigarukaho dukomeze aho ngaho muri iyo myaka hari akavatiri icyo gihe narabamamarizaga umushinga wabwira ati ndashaka nyikugurisha ese angahe ati ndayiguhera $200,000 icyo gihe kuko yari prototype avuga ati ngi nayigwa yari 100% yari ivatiri ya BYD iri electric mu gihe full mu gihe Tesla yari itarakora imodoka nimwe ibi umuntu wantangira ubuhamya ni Joseph sibyo abona bari abakiriya banjye hano ku Gicucu ari abantu bavuga ko bahagarara uruganda rwa BYD barimo kugenda bamenyekanisha imodoka zabo ubwa mbere bazana imodoka za BYD zimwe na zimwe bazihana ba gitifu n'abadeje urumva BYD build your dream ariko bafite iyo plan yo kora electric leta ibashiramo amafaranga menshi kaminuza zirakorana baraza isi yose barayifata abashinwa baraza bagura korota bagura buri kimwe cyose bari bakeneye baradepa ni wabo barabifite ariko Amerika iza gukanguka bayisize Uburayi buza gukanguka amafaranga bashyize muri diesel engine no gushyira mu bindi bisanga turumvikana abashinwa no bari kuri Mars Trump aragaruka kugira ngo balancing aje rero nta handi hantu yabona ibintu biri cheap aho abantu batazi n'akamaro kabyo bavuga bati nubwo watwara isa ariko ukaturekera ku butegetsi aho ni muri Kongo Tshisekedi ajya kugurisha igihugu cye ajya kukibaha mu byo yabahaye rero harimo n'ibirombe bivuga ngo agiye kugurisha igihugu cye yatanze ibirombe nyine erega ugiye kugurisha iyo ugiye kugurisha ni marketing utavuga ko yagurisha igihugu yatanze ibirombe nyine none se ko nkubaza batanze icyo bafite ku nyungu bazabo what is transaction it is exchange ufite icyo ugurisha nyine yagurisha igihugu cye oya yarakigurishije ariko se wowe ibiti wereka reka mvuga ibyo mvuga yarakigurishije mbaza ahubwo uti gute no yatanze ibirombe we buretse sasa please ntabwo uri hano kugira ngo umbuze gukoresha terminology yanjye uko nyumva terminology ya vrai please yini ya vrai kuri nge mon frère mana yanjye ibyo sibyo avuga ati fata gutya burya hajemo n'ikibazo gikomeye abantu benshi batamenye harimo ntibyari byarahawe abashinwa mu gihe cya Kabila erega byatangiye kuki utavuga ko Kabila yaragurishije igihugu cye nawe yarakigurishije ibyo yaragurishije abashinwa icyo gihe iyo diru yari yo gukora imihanda bakeshanja amabuye y'agaciro ibitwaye iki please reka nsoze ndakubwira situation uko yari imeze amuna rating kugira ngo ugere ku byo ngeraho reka kugenda rero unkirira mu mukaru ubundi ndetse nkomeze nganire mukaru biraza ubwabyo bibamo conflict ni ukuvuga ngo aba bagabo bose buri muntu aravuga ati twebwe icyo dukeneye mbere na mbere ni ubutegetsi ibindi bisigaye byadufasha wabitwara tukaguma ku butegetsi ngira ngo diri uko yari imeze mbere yari yo kuvuga uti nimuze mudukubitire ababanzi bacu twebwe nta kibazo muhashyire ingabo muturinde mutware ibyo mushaka leta ya Amerika ibibona bishobora kuba bisa nk'aho bababona nk'aho bagiye kuba abameriseneri ubwo nibwo batangiye kudiringana bariya ba prince izi private military companies zabo ibindi baravuga batari ko reka tuze noneho turi buryo tubizamo kuko ejo bundi yabwiye abatware gakondo ko Amerika ni muri kendi abo muri Bandundu hariya muri province ya Kwiru avuga ati Amerika iramanutse igiye kutwubakira igisirikare cya kindi kitavogerwa kizarinda igihugu n'abaturage bacyo abashoramari b'Abanyamerika baraje bazanye akazi abaturage ubukene burarangiye mu bibwira abantu kwishamanene ni byiza cyane ibyo nibyo byiza biramutse bibaye ariko kugira ngo bibe sasa bihute bisaba iki rero mbere na mbere bisaba kubanza kugira politiki ubwayo ihamye sibyo buriya nta mushoramari ushobora gufata amafaranga ye ngo yajugunye
ngo ajye kuyashora bisaba politiki ihamye, bigasaba iyo tuvuze politiki ihamye bitwereka imiyoborere buri kimwe cyose uko kigenze, kurwanya ruswa, gushyiraho inzego zifatika. Icya kabiri kinakomeye kurusha ibindi byose ni umutekano w'abantu kuri teritwari yabo mbere na mbere, kuko uyu munsi wa none dufata urugero iki kirombe cyahoze ari icya Mwangacucu cya hano cya Rubaya, hari urabizi ko hari kwa Mwangacucu, ngo hari aha Mwangacucu yabahe ubu ngubu ntafunze. byagenze bite? bamufatanye ibiceri by'u Rwanda. bamufatanye ibiceri byo mu Rwanda. uwahise uhajya ninde? Uwahise ukontorora ikibaya Rubaya ninde mbere yuko M23 ijyayo? byasigaye biri mu biganza byanyu? ntabwo nzoba bisigaranye, byasigaye mu biganza bya murumuna wa perezida. yes, ubikurikirane. Hanyuma intambara ishyushye Uburundi baravuga ati tubahaye concession, nimuze mufurape mwitware Rubaya muyitware. ibyo mvuga si ukubeshya. Urumva Afurika y'Epfo nayo yari ifitemo ibirombe buriya byayo birimo aba bavandimwe ba perezida wa hariya, kuko ariko buriya urabizi ko we na ari muramu wa perezida wa kafu. buriya urabizi ko basangiye bizinesi z'ubucukuzi cyane rwose. okay, sawa rero Afurika y'Epfo nayo kuza ntabwo ari ije ko ari izindi mbuga, nayo hari ikirombe yari ikurikiranye. ubwo rero birangiye M23 iraje irakubisa Abarundi bambuye umugati wabo irawucakiye. baravuga ati ariko mu byo tubahaye n'iki kirombe tukibahereyemo, ariko kugira ngo Amerika ishobore gucukura neza nuko hari ahantu hagomba kuba hari umutekano, bakubaka ibikorwa remezo buri kimwe cyose. ibyo rero ntibishobora kuba hatari politike isubiza ibibazo by'abantu bafite. ngira ngo icyo nshatse kuvuga wacyumvise. ariko ni nayo mpamvu Amerika ejo bundi wihagarariye muri UN yavuze ati aha hantu hose hagomba gusubira autorité de l'État. Autorité de l'État si gihari uyu munsi wa none. Autorité de l'État kuza iraza ikemura ibibazo bya mbere nyirabayazana. icyo nicyo kibazo. ibiye nyirabayazana byo izabibyiga, ariko habanje kugaruka autorité de l'État. ese autorité de l'État yatakaye gute? Yahavuye gute? uko yahavuye ntibireba Amerika. Amerika ikireba nuko hagaruka autorité de l'État, kandi yavuze ko autorité de l'État igomba kugarura umutekano ku baturage bose. Ntubwira ni iyi politiki ubwayo nibyo Amerika ibyishakira bishaka, ariko se ifite strategy irambye kugira ngo igere kuri ibyo bintu neza. rego uyu munsi wa none reka nkubwize ukuri, Kongo ibayemo amafaranga twese igatungana biri mu nyungu zacu. Kongo ibaye atari menasi ku baturanyi bayo, ntawe uyirimo ngo ayikoreshe nk'indiri ngo aze kuhungabanya umutekano w'abaturage. abaturage hagati y'Abakongomani n'Abanyarwanda ni inshuti, bagacuruza bagatunga bagatunganirwa. ibyiza nk'ibyo wabinganya iki? bansubiza mutabara. bidakunze ntabwo u Rwanda rwabaho. bidakunze iki? tudakoranye na Kongo nyine byanze u Rwanda ntabwo rwabaho. nta nzira n'imwe tutakorana na Kongo. kubera iki? ariko bishaka uretse se gato nta nzira n'imwe tutakorana na Kongo. uretse baze wumve se ingingo yanjye. nta mpamvu n'imwe tutakorana na Kongo. icya mbere ni igihugu duhana umupaka, ni igihugu dufite abaturage ubwabo bafitanye ibisanira imyaka magana na mbere yo kubaho kwa Amerika, sibyo? ni igihugu dufite ibikorwa remezo duhuriyeho biduhuza, sibyo? ubutekereza ko uyu munsi tubonye peteroli mu Kivu, uratekereza ko kuyeexploit ubwayo bidasaba ko byaza bikunze ku buryo muri cyangwa dukorana na Kongo, kuko nayo irahaze ifiteho. ibi rero ibyo utekereza ngo ntabwo twakorana na Kongo, twakorana byaza bikunze. Ikibazo nge ntabwo ariko mbitekeye, nge mfite ikibazo nkubaza. Kongo ashobora kugaruka autorité de l'État, si bishoboka igahita ivuga nk'uko Burundi bwabati imipaka turayifunze, ntibabikora? reka nkubwire, haza autorité de l'État nyine babikora ntibabikora. banza wumve se please. autorité de l'État nta n'uyibujije no kuba yahaguruka ko buri iriya ni area of responsibility, sibyo? urabyumva yabo, sibyo? ariko nanone iyo autorité de l'État niza ntikemura ibibazo nyirabayazana hagati yayo n'umuturage n'abaturanyi bayo, ntikemura ibibazo by'ibanze
wenda byatuma abaturage bayo bambuka bakajya gushaka amazi Rubavu, bakajya kwivuza, bakajya n'ibindi. Ibyo ngibyo ubwabyo abaturage bikorera inzira. Abaturage ni nk'amazi buriya, sinzi niba ubizi. Ubu se abarundi ntibaza mu Rwanda, ariko ntabwo njye mbabona bashobora kuba baza ariko rwihishwa, kuko ubutegetsi bwabo bubafashe bagomba kumujyana mu mpimba niba batamwishe. Subizi se na Kongo rero yabikora ibyo. Umva nkubwire, keretse ko yego ntabwo wenda mu rwego rwa integration mu rwego rw'imikoranire ntawe ubyifuza. Keretse ko ikigaragara ni kimwe, simbona amahoro arambye aboneka bishingiye ku nyungu z'abantu gusa bareba amabuye y'agaciro, kuko nta n'umuntu rega ujya wumva niyo agiye kuvuga ijambo arabaza ati amabuye y'agaciro, ukibaza ariko what the hell are these people. Uribuka ikintu, niba ari minisitiri w'ibikorwa remezo, niba ari guverineri wa Kivu, bavuga bati nibyo bavuga ngo ibicuruzwa byacu binyura mu Rwanda biza muri Kongo, reka tubinige, ni naryo jambo bakoresheje, dukore umuhanda wa Bunagana uwa Rwanda tuwureke tubanige. Nibyo jambo ntibarivuze, niba batangiye kuwukora, uretse ko intambara bakubise bakagenda. N'ikigwa ko bagarutse batanganye bagafunga bati turakora umuhanda wa Bunagana, hano ryo wundi wambuka Rutsiro niba ari Isasha, buretse nkubaza akaza kamatsiko, abanyamasisi ukabatandukanya n'abanyabigogwe. Abatandukanya da, okay, gushyiramo se bati aha ni Kongo ntago ari mu Rwanda, na Rwanda ni Rwanda si Kongo. Bati ujya mu Rwanda tugufata nk'umwanzi, ubu mpaka urafunze wabirengaho. Iyo politiki ubwayo yakugarika utaranabaho, kwitarigwa yagarika i Burundi. Erega uritiranye iby'abarundi n'abanyarwanda. Ntago mbyitiranya, abarundi ni abarundi mu kuba abarundi. Aba bakongomani bagizweho ingaruka n'ibyemezo bya Otto Bismarck, sibyo? Batandukanye cyane. Uyu munsi wa none ndabikubwiza ukuri, nugenda ugaca ahantu nkazabwira amana, harya sibyo, ushaka kujya muri Kongo, ukaza ukareba inahangaha za Bugeshi, abo baturage ubwabo bashobora kuba bafitanye ibisanira by'imyaka magana. Ndaguryo rwa hafi, hari umushuti wanjye, umuntu witwa Otto Bahizimwe, wadukanye umwe wigize umunyekongo, umwe wa munyekongo wahimbye n'uri mu rushya niwe agira inama Muyaya, amwigisha ko ikivugwa buriya hariya ngaro ururimi rwitwa igihutu. Ubwa mbere babanje kukihita ikinyabwisha, ariko urabizi ko bwisha yahoze ari imwe mu mateka nyine, umwami n'ibindi nk'ibyo batangaga amaturo i Rwanda, nabyo zabyige urumva. Hanyuma bahimba ibyo buretse se gato, bahimba ibyo bahimba. Ubu uyu munsi wa none, ubu hano za Burera, nkwereka abavandimwe bawe Tobahize, amakuru ufite, hari na mushuti wanjye umwe wari umuperezida muri ekipe, ni mukuru we wo kwa se wabo. Nyine ibyo byakura ko leta iramutse ikabifuza babifunga, irabivana. Reka ngwe n'abandi ibyo bintu ikishoboka ni kimwe. Wowe uratekereza muri politike idashobora gukemura ibibazo. Politike ishoboka ni imwe gusa, ni politike nziza, sibyo, yemera abaturage not as second citizens, sibyo, abaturage bakagira uburenganzira bungana imbere y'amategeko, sibyo. Ibyo bikozwe, nta ibindi byose, nta nubwo ukeneye kubona Trump ntabwo aje kukwigisha uko amahoro akundwa, ko nawe ntayafite, nta nubwo anayatanga. Ibyo ubwabyo ni ibintu biroroshye, ariko biragoye nanone kubikora kubera kutabyumva. Icyo nicyo cyonyine. Please banza ukemure ikibazo nyirizina, ubundi bisigaye birikora. Nta nubwo uzirirwa uvuga ngo uhanganye ngo na Prazo Rwanda Banyamurenge kwa ujya forward. Ariko njye icyo nemeramo, icyo wemera ni iki? nuko ugira kuvanga Burundi Kongo basangiye politiki. Akoso Burundi bushaka iki? Basangiye politiki. Ntabwo basangiye politiki. Barayisangiye kuko ufite politiki yabo. Reka barayisangiye, baranagendana n'uwo barwanya n'umwe. Bararwanya. Barwanya M23. Ntibayirwanya se? Burundi bwo bukavuga ko ari u Rwanda, na Kongo ivuga ko ari u Rwanda, kandi ibyo ni politiki imwe barayisangiye rwose, ni n'amazikorera hamwe. Nziza se cyangwa mbi? Yabo birabareba, ngewe nibyo bireba. Wese ngewe sinzi kujya mu ryo mahanga. Urabona nosoro bivugira biki? Wagomba kwikubaza ko umbwira ngo uri umusesenguzi, menye niba usesengura koko cyangwa uri umufana ahubwo cyangwa umusesenguzi. Wari ko si wasesengura mukaru akamukaru bwagiye ngo si icyayi cy'u Rwanda wagizeho ni ikiva handi.